Nongeye kubasuhuza. Tugiye kwigana icyigisho kivuga ibyuho Satani yinjiriramo mu rukuta rw'umukristo. Satani afite ibyuho yinjiriramo ashingiye ku rukuta rw'umukristo yubatse akareba horoshye. Reka rero dusenge kugira ngo dutangire icyigisho cyacu, turebe uburyo imibereho yacu ikwiriye kuba imeze kugira ngo Satani abure aho yinjirira. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mwami Imana, tugushimiye kubana natwe kandi utwitaho. Tugushimiye ko uduhaye iki cyigisho kugira ngo twige dusobanukirwe, ubane na buri muntu wese ubasha gukurikira iki cyigisho, kitugirire umumaro maze tubeho tuguhesha icyubahiro, tubeho mu buryo buzima bwa gikristo kugira ngo tuzabashe kukubona ubwo uzaba ugarutse. Tubisabye twizeye mu izina rya ducunguye Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'Imana ni igipimo nyakuri cy'imico. Nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Mu bihe bya Bibiliya, imbaraga z'igihome cyangwa umujyi zabaga zishingiye ku gukomera kw'inkuta cyangwa se inkike. Inkuta ni inkike cyangwa inkike ni inkuta ziwuzengurutse. Inkuta zimwe zabaga zubatswe aho ariho hose, zikagira umubyimba wenda kuba metero 7. Kuvuga ngo imodoka yashobora kuzigenda hejuru, kandi zikaba zifite uburebure bw'umurambara bubarirwa muri birometero byinshi, zitambitse cyane. Uburebure ni ukuvuga ngo kugenda ugakata uzenguruka umujyi wose, ibirometero byinshi. Urukuta uyu munsi bubaka rwa clôture ntago ruba rufite santimetero 20 cyangwa 30. No kuruhagarara ubwarwo biragoye. Urundi hejuru rwabaga rufite metero 7. Ni ukuvuga ngo hejuru yarwo habaga hareshya na metero 7. Hejuru yarwo imodoka yahagenda hameze nk'umuhanda ufite metero 7. Uyu munsi iyo bakoze umuhanda, bakora umuhanda ufite metero 6 ahanini, kuko imodoka bayibarira 6. Imodoka ifite metero 3 n'indi ikagira metero 3, niba ntibeshye. Rero urumva aho cyabaga kingana n'umuhanda hejuru w'imodoka ebyiri. Umuhanda unyuramo imodoka ebyiri, kandi kikaba ari kirekire cyane kizengurutse umujyi wose. Urugero rwiza twafata ni nk'urukuta rukomeye rwo mu gihugu cy'Ubushinwa rwubatswe ahagana mu mwaka wa 7 mbere ya Kristo, kandi umubyimba warwo mu bice bimwe byawo wendaga kungana na metero 9. Urumva ko noneho rugiye ugira n'umubyimba munini cyane. None uburebure bw'umurambaro bwarwo bwabarirwaga mu birometero ibihumbi byinshi, kandi rwafashaga mu kurinda umutekano no gukomera k'Ubushinwa mu gihe cy'imyaka myinshi. Igihe inkuta cyangwa se inkike zikomeye zabaga zifunze amayira y'ingabo zishaka kwigarurira, ingabo zishatse kwigarurira umujyi zarazaga zikabura uburyo zurira rwa rukuta kubera ukuntu ari rurerure, kandi handi hejuru hafite metero 7. Hariya hejuru habaga hari ingabo zihari zishobora kuba ziri kwitegera, ariko ntabwo bakundaga kuhashyira ingabo. Wenda habaga hashobora gukora patrouille y'ingabo zihazenguruka zireba hirya uko nta kibazo gihari. Igihe inkuta cyangwa se inkike zikomeye zabaga zifunze amayira y'ingabo zishaka kuyigarurira, byabaga bitagishobotse ko izo ngabo zigarurira uwo mujyi cyangwa se zigarurira iryo shyanga. Kubw'iyo mpamvu umugaba w'ingabo yabonaga neza ko bakeneye gukoresha ubucakura bukomeye bwo ku rugamba kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi. Babandi bateye, iyo basangaga hari urukuta, byasabaga gukoresha ubundi bucakura kugira ngo batsinde. Bumwe muri ubwo bucakura bwari ukohereza bamwe mu ngabo bakajya gushaka icyuho
hari urukuta, umujyi urazengurutse, ufite urukuta ruwuzengurutse, noneho kugira ngo ingabo zateye zibuze uko zinjira mu mujyi kubera urukuta rubakumira, zigakoresha ubucakura bukomeye, noneho kugira ngo babashe kwinjiramo. Bumwe muri ubwo bucakura ni ukohereza bamwe mu ngabo bakajya gushaka icyuho, cyangwa se ahantu hari intege nke hadakomeye ho mu rukuta, bakajya gushaka icyuho, cyangwa se ahantu hari intege nke hadakomeye ho mu rukuta. Izo ngabo zoherejwe zabaga zishakisha amarembo afite urugi rudakinze neza cyangwa se rutarinzwe cyane. Umwanzi akoresha uburyo nk'ubu igihe agabye igitero ku bakristo muri iki gihe. Umwanzi nawe akoresha ubu buryo igihe agabye igitero ku bakristo muri iki gihe. Abakristo ni abantu bubaka inkuta, ugasanga bafite inkuta udashobora gupfa kurenga. Satani rero kugira ngo ashobore kwinjirira umukristo amurwanya, amutsinde, ashakisha nawe ahantu mu nkuta, akoresha ubu buryo kugira ngo agabe igitero mu bakristo, agashaka ahantu horoshye mu nkuta z'uwo muntu. Ntashaka gupfusha ubusa igihe cye agerageza gusenya inkuta zikomeye. Mu gihe ashobora kubona icyuho gito yanyuramo, icyo nicyo ashakiramo. Ubwo rero ashakisha ubudatuza, uburyo yabona icyuho. Ahora anyeganyeza amatafari yubatse igihome cy'iby'umwuka kituzengurutse, ahora anyeganyeza amatafari yubatse igihome cy'iby'umwuka kituzengurutse, kugira ngo arebe ko ari ahantu horoshye cyangwa hari ibuye ridafashe neza, maze arikuremo abashe kubona aho yinjirira. Satani ahora ashakisha mu mibereho y'ibyamwuka dufite kugira ngo arebe ahantu horoshye, ahantu tutakomeje, amahame y'ibyamwuka tutagenderamo neza, aho ngaho, cyangwa se tutumva neza, cyangwa se dufitemo intege nkeya, aho ngaho akaba ariho agira gute, akaba ariho yinjirira. Ahora agenzura ubudasiba kugira ngo arebe niba kubw'impanuka twasize amarembo adakinze cyangwa twatakaje imfunguzo. Umwanzi ntiyitaye ku kumenya izina ry'icyuho kiri mu rukuta rwacu. Agakoresha uburyo nk'ubwo ngubwo bw'abasirikari, agashaka ahantu hafite intege nkeya mu bukristo kugira ngo abe ariho yinjirira. Ntashaka gupfusha ubusa igihe cye agerageza gusenya inkuta zikomeye, mu gihe ashobora kubona icyuho gito yanyuramo. Ubwo rero ashakisha ubudatuza uburyo yabona icyuho. Ahora anyeganyeza amatafari yubatse igihome cy'iby'umwuka kituzengurutse, kugira ngo arebe ko hari ahantu horoshye cyangwa hari ibuye ridafashe neza, maze arikuremo abashe kubona aho yinjirira. Ni ukuvuga ngo ahora anyeganyeza amatafari yubatse igihome cy'iby'umwuka kituzengurutse, kugira ngo arebe ko hari ahantu horoshye, kugira ngo arebe ko hari ahantu horoshye cyangwa ahari ibuye ridafashe neza, maze arikuremo abashe kubona aho yinjirira. Ahora agenzura ubudasiba kugira ngo arebe niba kubw'impanuka twasize amarembo adakinze cyangwa se twatakaje imfunguzo. Umwanzi ntiyitaye ku kumenya izina ry'icyuho kiri mu rukuta rwacu. Ntiyitaye ku kumenya izina ry'icyuho kiri mu rukuta rwacu cyangwa se ubunini bwacyo. Gishobora kuba cyitwa kutihangana, gishobora kuba cyitwa irari, gishobora kuba cyitwa ubwirasi, cyangwa kudatanga imbabazi. Gishobora yemwe no kwitwa kutizera cyangwa kugoreka ukuri. Igihe icyo ari cyo cyose yabonera icyuho, ashobora guseseramo maze akangiza uko abishaka kose igihome cy'iby'umwuka cyo mu mibereho yacu. Birumvikana, niba cya gikuta abantu bubakaga mu ba kera, inkuta, ibihome bubakaga, babaga bizeye neza ko umwanzi atabibona aho yinjira akaguma hanze. Igihe cyose atarabona aho asenya ngo yinjire
icyo gihe babaga bizeye umutekano w'imbere, ariko igihe amaze kwinjira ni ukuvuga ngo imbere umutekano imbere wabaga wamaze kwangirika. Abenshi mu bakristo iki gihe babayeho mu guhangayika, bagoswe n'umwanzi impande zose. Nta nkuta zitugose ngo ziturinde, nta nkuta twubatse, nta kirengera dufite ku bitero Satani agaba ku bugingo bwacu. Inkuta zirafunguye, ahantu hose afite ahantu yinjirira. Ikiva muri ibyo ni uko tuzenguruka impande zose mu burakari bwose, dufitiye Imana ko yemera ibintu bibi kutubaho. Nta nkuta zitugose ngo ziturinde, kandi nta kirengera dufite ku bitero Satani agaba ku bugingo bwacu. Ikiva muri ibyo ni uko tuzenguruka impande zose mu burakari bwotsa, dufitiye Imana, tuyibaza ngo kuki yemera ko ibi bintu bitubaho. Maze ubwo tukaba twibagiwe ko dufite umwanzi wamaramaje kuturimbura, kandi azagera ku mugambi w'igihe cyose intwaro z'intambara zifashijwe hasi. N'inkike zigose umujyi wacu zikabamo zisenyutse henshi. Inkike zigose umujyi wacu ugasanga zifitemo ibyuho byinshi. Icyo gihe rero Satani araturwanya. Noneho twarangiza twitotomba cyane ngo ni ukubera iki Imana yemera ko ibi bintu bitugeraho. Nubwo Imana yemera ko ibigeragezo n'umubabaro bitugeraho kugira ngo bitunganye imico yacu kandi bitume dukura, uburyo bumwe bufasha Satani gusenya inkuta z'igihome, uburyo bumwe twe dukoresha, uburyo bumwe twitwaramo bigatuma Satani bimufasha cyane gusenya inkuta z'ibihome byacu by'ibyamwuka, ni uko Satani adutera gushinja Imana ibintu Satani ubwe yakoze. Tugatangira tuvuga ngo kuki Imana ibi bintu inkoreye ibi, kuki Imana ikoze ibi, kuki Imana tukabihirika ku Mana. Kandi yagiye agera ku ntego ye akoresheje amayeri y'urugamba rw'ibyamwuka. Amayeri cyane atuma Satani aza agategesha kwizera kwacu, kubera ko dutangira kuririmba ngo Imana niyo ibikoze, Imana niyo ibikoze. Kandi aritwe twafunguye inkuta, cyangwa se twarangaye Satani akinjira mu nkuta zacu, agatangira agasenya kwizera kwacu. Ibyanditswe byera biduhamiriza yuko Imana idashobora kubeshya, kwikiranuka, igira imbabazi nyinshi, kandi dukunda, ikita ku bantu bayo. Nyamara Satani yagiye ashobora kwemeza benshi mu bakristo ikinyuranye, akababwira ko Imana izanwa no kwiba. Satani yagiye agoreka abakristo benshi, akababeshya, agatuma bagira kwibeshya, akababwira ko Imana izanwa no kwiba, kwica no kurimbura abana bayo bwite, ngo niko ibigisha amasomo y'ibyamwuka. Ibi ntibihura n'ukuri. Nk'ubu abantu baravuga ngo Imana iramukunze, ngo iramwishubije, ngo yamukunze kuturusha, ngo yagize ite. Ariko rero umuntu wapfuye ntituzi inzira byanyuzemo, ntituzi ibitero bya Satani, ntituzi inkuta zari zifunguye zatumye ibyo byose bimugera. Mbese ntabwo tuzi neza uko uwo muntu ibye bigenze, ariko tuhita tuvuga ngo Imana yamukunze kuturusha. Niryo jambo tuvuga kugira ngo twihumurize, ariko risiga rinadusenye tukumva ko Imana ikora ibintu bibi, ariyo ituma abantu bigenda gutya na gutya, ibintu nk'ibyo. Igihe dusuzuma ubu bucakura bukomeye umwanzi akoresha ku rugamba, reka twibukiranye kuri bimwe by'ibanze twigishwa n'ibyanditswe ku byerekeye imico y'Imana n'imico y'umurimbuzi. Gusobanukirwa n'uku kuri bizagira icyo bihindura mu buryo dusengamo. Tugiye kureba urutonde rwakozwe rugaragaza itandukaniro ry'imico y'umukiza wacu n'imico y'umurimbuzi wacu ariwe Satani. Icya mbere, kugereranya umucyo n'umwijima. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:9 havuga ko Imana yaduhamagaye ituvanye mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Mutekereze ku biranga umucyo. Icya mbere, ahari umucyo haba habona, ahari umucyo nta rujijo, ahari umucyo nta rwijiji, ahari umucyo haba hatamanzuye, ahari umucyo haba hashimishije, ahari umucyo kandi hatanga ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo Kristo
niba ari muri twe ni ukuvuga ngo umucyo uri muri twebwe, nta rujijo, nta rwijiji, muri twe haratamanzuye, muri twe turanezerewe, dufite ibyiringiro. Ikinyuranye cy'umucyo rero ni umwijima. Satani ni umutware w'umwijima, bisobanuye ko ari umwami w'ibintu byose biteye ubwoba, byose biteye ubwoba, ibintu birimo urujijo, ibintu bitagaragara neza, ibintu byijimye, n'ibintu utatinyuka kwegera. Kuvuga ngo iyo turifite Satani mu mitima yacu tugira ubwoba, n'ibiteye ubwoba bidutera ubwoba nyine. Tugira urujijo, tuba dufite ibintu birimo urujijo, natwe ubwacu usanga dufite ibintu by'urujijo muri twe, ibitagaragara neza, ibintu byijimye. Kwa Satani ni ahantu hari ibintu utatinyuka kwegera. Ikintu cyose giteye urujijo, ubwoba cyangwa umwijima ntabwo gituruka ku Mana. Niyo mpamvu abantu babonye ibintu bije bakabona biteye urujijo, bati ibintu ntabwo ari ibintu bivuye ku Mana, ibintu biteye urujijo kuri uru rwego. Urwo ni urwego rwa mbere rw'umucyo n'umwijima. Urwa kabiri, kugereranya ubugingo n'urupfu. Turimo turareba urutonde rwakozwe rugaragaza itandukaniro ry'imico y'Umukiza n'imico ya Satani. Umucyo n'umwijima nicyo tumaze kureba. Icya kabiri, ubugingo n'urupfu. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 haravuga hati, umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Hano turabona ko Kristo yazanywe no gutanga ubugingo bwinshi, ntabwo ari urupfu. Ibiranga ubugingo bwinshi ni ibyishimo, ni ubuzima, ni ukuba mutaraga, ni ukugira imbaraga, ni ukubonera, guhirwa mu bya mwuka no kugira umugisha mwinshi. Yesu Kristo yaraje azanywe no gutanga ubugingo bwinshi, ntabwo azanywe no gutanga urupfu. Rero niba twarakiriye Kristo, yaduhaye ubugingo, yatuzaniye ubugingo. Ibiranga ubugingo bwinshi rero ni uko tugomba kubaho turi abantu bafite ibyishimo, turi abantu bafite ubuzima, dufite ubutaraga, dufite imbaraga, dufite kubonera, dufite guhirwa mu bya mwuka ndetse no kugira umugisha mwinshi. Ibyo ni ibiranga umuntu wakiriye Kristo, kuko Kristo yazanywe no gutanga iki? Ubugingo, ndetse kugira ngo abantu babone bwinshi. Ibyerekana urupfu rero, Yesu Kristo, Satani yazanye urupfu. Satani yazanye urupfu. Ibyerekana urupfu ni indwara, kumererwa nabi, ubuhumyi, ubupfamatwi, uburagi, ubumuga, umuvurungano, intege nke, isuri yo mu bya mwuka no mu by'imbaraga, isuri itwara imigisha, n'isuri itwara ubushobozi. Kandi bisubiremo, ibyerekana urupfu. Ibyerekana urupfu, ibyerekana iyi mirimo ituruka, cyangwa se ibyerekana impano zituruka kuri Satani, ni indwara, kumererwa nabi, ubuhumyi, ubupfamatwi, uburagi, ubumuga, umuvurungano, intege nke, isuri yo mu bya mwuka no mu by'imbaraga, isuri itwara imigisha n'isuri itwara ubushobozi. Ikintu cyose gishyigikira iyi mimerere y'urupfu yigaragariza mu mibereho yacu ya buri munsi ntigikomoka ku Mana. Ikintu cyose gishyigikira imimerere y'urupfu yigaragariza mu mibereho yacu ya buri munsi ntigikomoka ku Mana. Ibyahumetswe bitumenyesha ko uburwayi, umubabaro n'urupfu ari imirimo y'imbaraga y'umwanzi. Satani ni umurimbuzi.
Imana yigarura ubuzima. Mu gihe tukizirikana ibi, aho kwemera ko ikintu cyose cyambura abantu ubuzima cyangwa gitera kugira intege nke mu by'umwuka gikomoka ku bushake bw'Imana buri gihe, dukwiriye gusaba gusohorezwa amasezerano aboneka muri Luka 10:9, aho Imana itubwira iti dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kigira gute kibatwara rwose. Ejo umuganga yari arimo kutuvura, yavuze ijambo nicaye ntekereza ibintu byinshi. Ndavuga nti ibyuho, wenda nshingiye no kuri iki cyigisho turimo twiga, ibyuho byacu. Twabonye ko ibyuho ni ahantu tutakomeje neza, cyangwa se ibintu tutitayeho, cyangwa se ibintu twirengagije, bidukururira ibibazo byinshi, noneho twebwe tukajya tuvuga ko wenda Imana yaduteje ibyo, cyangwa se ko Imana yemeye ko ibyo bitugeraho, nyamara ari ibyuho Satani ariwe uri gukorera muri ibyo bintu. Muri iyi minsi mfite ibiro birenze ibikenewe, ibyo nkeneye kutarenza ibiro 74, mfite 80. Ni ukuvuga ngo iki ni icyuho gikomeye Satani ashobora kwinjiramo akanteza uburwayi butandukanye. Kugira ibiro birenze ni icyuho gikomeye. Umuganga ntekereza ko atazi iby'Imana agatanga inama zihuye n'izanditswe mu bitabo dusoma twatunze twize igihe kinini. Noneho ni ukuvuga ngo ubu umuntu akaba yarize ijambo ry'Imana, ariko akajya guhabwa inama n'umuntu utanemera n'Imana, akavuga ngo ugenda ukore gutyo, kandi akakubwira nk'ibyanditswe mu gitabo tumaze iminsi dusoma. Iki ni icyuho mfite gikomeye, kandi Satani ashobora kwinjiriramo akanteza ibi tumaze gusoma: uburwayi, intege nkeya, umwijima mu mubiri, ibintu nk'ibyo byose. Gusaba gusohorezwa isezerano nk'iri ryo gukandagira sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi iri sezerano ngo nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Gusaba gusohorezwa isezerano nk'iri bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwahuranije, kandi dukunda kugira isoni zo gusaba ikintu gishobora kwerekana ko twashize amanga cyane, cyangwa twakabije gutinyuka. Ikindi kandi tuzi ko ubutumwa bwiza bwo kuvuga ikintu mu izina ugahita usaba kugihabwa burimo ifuti. Nyamara twebwe nk'abakristo niho dushaka kwitandukanya n'ikibi cyose nta buryarya, kandi tugakurikira umwami twitanze rwose. Nk'aba bakuru b'itorero 70 Kristo yohereje, dushobora no gusaba Imana gusohoreza iri sezerano mu bugingo bwacu uyu munsi. Nibyo rwose, tugomba kuzirikana ko Imana ititambika buri gihe hagati yo gusohoza kw'itegeko rivuga ko buri gikorwa cyose kijyana n'ingaruka yacyo. Nibyo rwose, tugomba kuzirikana ko Imana ititambika buri gihe hagati yo gusohozwa kw'itegeko rivuga ko buri gikorwa cyose kijyana n'ingaruka yacyo. Kugira ngo ntabwo Imana igiza kwitambika mu ngaruka z'igikorwa twakoze nabi. Iyo duhisemo ibintu bituzanira kwangirika, kenshi na kenshi yemera ko ingaruka kirimbuzi zikomoka kuri ibyo zitugeraho. Amahitamo yacu aba afite ingaruka, kenshi na kenshi rero Imana yemera ko izo ngaruka za kirimbuzi zikomoka kuri ayo mahitamo zigera kuri twebwe. Niba tubaho imibereho itita ku magara yacu, dukwiriye gutangara igihe dufashwe n'uburwayi. Niba tubaho imibereho yo kwiyandarika, ntidukwiriye gutangazwa n'uko dusaruye ingaruka ziteye agahinda. Nyamara Imana ni Imana igira impuhwe, ishobora nanone gusubiza ibintu mu buryo ikadusana. Ikiyongereyeho kandi ni uko umubabaro wose n'uburwayi bwose budaterwa n'uko twahisemo nabi. Ntabwo umubabaro wose n'uburwayi bwose buterwa n'uko twahisemo nabi. Hari ubuterwa n'uko twahisemo nabi, hakaba n'ubuterwa n'izindi mpamvu. Bimwe muri ibyo bituruka ku murimo w'umwanzi wacu murimbuzi uba agerageza guhagarika umurimo w'Imana ngo utuzurira mu bugingo bwacu. Uburwayi buza buturutse
budatewe n'imyitwarire yacu, bidatewe n'amahitamo yacu, bigaterwa nuko Satani yaje ashaka kutubuza kwitambika mu murimo wacu wo gukurira mu Mana. Bibiliya itubwira kenshi ko Uwiteka ari we ukiza indwara, zaba iz'umubiri n'izo mu buryo bwa mwuka. Birumvikana ko tutazamenya igihe azahitiramo kudukiza indwara yo mu buryo bw'umubiri. Bishobora kubaho uwo mwanya, cyangwa bikagenda bibaho buhoro buhoro, cyangwa ntibibe ugategereza umuzuko. Bibiliya itubwira kenshi ko Uwiteka ari we ukiza indwara, ariko hari ubwo atadukiza ako kanya, cyangwa akadukiza buhoro buhoro, cyangwa se ntibinabe, ntanadukize, ahubwo tugategereza umuzuko. Ku bw'ibyo rero tugomba kwiringira ubushake bwe buhebuje ubundi bwose. Nyamara kandi tuzi neza nta gushidikanya ko ari ubushake bwe kudukiza mu bya mwuka uyu munsi, ndetse muri uwo mwanya. Iyo tugeze mu bya mwuka rero, ubwo twari mu by'umubiri, iyo tugeze mu bya mwuka aho ho ntabwo atindiganya. Ni ubushake bwe kudukiza muri ako kanya, kandi ashaka ko tugira ubugingo ndetse tukagira bwinshi. Ashaka ko tugira ubugingo ndetse tukagira bwinshi. Rero iyo bigeze ku by'ubugingo buhoraho, aho ntabwo igisubizo cyari tegereza. Twarimo tureba ibyerekeranye n'uko Yesu Kristo, twarimo tureba ibyerekeranye n'uburyo n'ingingo ya kabiri itubwira uko Yesu Kristo atanga ubugingo, Satani agatanga urupfu. Icya gatatu, kugereranya se w'umucyo na se w'ibinyoma. Turi kwiga za ngingo zikomeye zigaragaza icyo Imana ishaka kuri twe n'icyo Satani ashaka kuri twe. Uburyo dukwiriye gutandukanya iby'Imana idushakaho n'ibyo Satani adushakaho. Kugereranya se w'umucyo na se w'ibinyoma. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17 bavuga ko Imana ari se w'umucyo, kandi ko muri we nta gicucu cyo guhinduka kirimo. Mu byanditswe byera hasobanura se w'umucyo nk'utanga ibyiza n'impano zitunganye, akaba umunyambabazi, uwihangana, umugwaneza, uwihutira kubabarira, ubasha kurengera abantu, ufite ubushake kandi akaba abasha kudutabara. Umurengezi w'umunyampuhwe uturokora mu mitego. Ku rundi ruhande, umwanzi we ni se w'ibinyoma, umwanzi w'ubuzima bw'ibyiringiro. Ni umurezi ukwirakwiza amafuti y'abandi, uhoza ku nkeke umutima, ushidikanya imbaraga z'Imana, utima umutima udatuza, urengera kamere n'inarijye, kandi akaba ashishikazwa buri gihe no gupfobya kamere ya kibyeyi y'Imana. Ikintu cyose kidutera gutakaza ibyiringiro, kikagabanya icyizere tugirira Imana, ntabwo icyo gituruka ku Mana. Ibyo bintu rero bituruka kuri Satani, bijyanye no gushidikanya, bijyanye no guheza ku nkeke umutima, bijyanye no kudatuza, kurengera kamere ndetse n'inarijye, n'ibindi twamaze gusoma, byose bituruka kuri Satani, ntabwo bituruka ku Mana. Mbese wigeze utekereza uti, dore aya makosa yose nkomeza kugarukamo, mbese ni mu buhe buryo Imana yashobora kumpa agakiza kayo? Mu yandi magambo, wigeze utekereza uti, ko mpora aya makosa nyagarukamo, mbese Imana ishobora kumpa kubikira burundu, nkwiriye kubishingukamo? Ese wigeze utekereza uti, nkwiriye kubishingukamo sirirwe nkomeza kugerageza, ukumva urananiwe ku kintu runaka utabasha gutsinda? Niba warigeze kugira ibitekerezo nk'ibi, umenye ko bidaturuka ku Mana. Ibitekerezo nk'ibi bikomoka ku mwanzi, kandi ni umushukanyi. Kuvuga ngo mbese wigeze utekereza uti, dore aya makosa yose nkomeza kugarukamo, mbese ni mu buhe buryo Imana yashobora kumpa agakiza kayo? Nkwiriye kubishingukamo sinirirwe nkomeza kugerageza. Niba warigeze kugira ibitekerezo nk'ibi, umenye neza ko bidaturuka ku Mana. Ibitekerezo nk'ibi bikomoka ku mwanzi, kandi ni umushukanyi. Ingingo ya gatatu rero yatubwiraga ibyerekeranye no kugereranya se w'umucyo na se w'ibinyoma. Gufata ibintu
byatunaniye, byatuzonze, tukagira ngo ni Imana yagize gute, yanze ko tubishobora. Kandi Imana ngo mu gisubizo cyo kwihana, igisubizo cyo gushaka agakiza, aho ntabwo dutegereza. Imana isubiza ako kanya, igihe cyose dufite umutima utentebutse ushaka agakiza. Ibyahumetswe bidutera umwete muri aya magambo: ntuzigere utegera amatwi ibyongorano by'umushukanyi bikubwira kuguma kure ya Kristo kugeza igihe uzaba washoboye kwihindura mwiza, kugeza igihe uzaba uri mwiza bihagije ngo ubashe gusanga Imana. Nutegereza icyo gihe ntuzigere uyisanga. Igihe Satani atunze urutoki ku myenda yawe iriho ibizinga, subira mu isezerano Yesu yatanze rivuga riti: uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Yohana 6:37. Bwira umwanzi ko amaraso ya Kristo yeza umuntu ho icyaha cyose. Mu Baroma 5:8 aratubwira hati: ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nibyo, n'igihe twari tukiri abanyabyaha Kristo yari yarishyuye ikiguzi cyo gucungurwa kwacu. Nyamara inkuru nziza ni uko Imana itadusiga aho yadusanze. Nk'uko umwanditsi witwa Paulo wa Shell yanditse agira ati: ukuri k'ubutumwa bwiza kurambye nk'igihamya gikomeye cyerekana yuko watsindishirijwe, ni uko uyu munsi wa none tuba turi kwezwa, duhamirizwa mu mitima yacu yuko Imana yadukijije gucirwaho iteka ry'icyaha, kubera ko uyu munsi dukiza imbaraga zacyo. Rimwe mu masezerano nkunda cyane ni iriboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto 5:17, ahagira hati: umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Mu gihe kiri imbere niwumva rya jwi rikongora ibyo gucika intege cyangwa gutendebuka, jya wibuka ko Imana atari yo ikuvugisha, ahubwo ari umurimbuzi wawe. Buri gihe Imana ivuga iby'ibyiringiro, ntabwo ivuga ibyo kubura ibyiringiro. Tubwirwa aya magambo ngo Yesu akunda ko tumusanga uko turi abanyabyaha, abatagira gifasha ndetse batishoboye. Dushobora kumusanga dufite intege nke zacu, ubugoryi bwacu bwose, ubunyacyaha bwacu, tukikubita ku birenge bye dufite kwihana. Bimuhesha ikuzo kuduhobera n'amaboko ye y'urukundo rwe, maze akadupfuka ingoma akatwezaho gukiranirwa kose. Ingingo ya 4 ni ukugereranya gucyaha no kwangiza. Mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 5 kugeza wa 7 hagereranya gucyaha guhana kuva ku Mana nk'uko umubyeyi data wuje urukundo n'ubwitange. Ubu buryo bwo guhana bukava mu kwiyoroshya no mu rukundo, bimanurwa ku rwego rwo hasi, ku buryo uko guhana no gucyaha guhuzwa n'uburyo bikenewe, bigambiriye guhesha ugihawe imbaraga nyinshi n'amagara mazima. Kandi buri gihe kiza mu buryo bwo kongera kuduhuza n'umubyeyi data, ndetse tukarushaho kugira urukundo rwimbitse. Naho umwanzi we akora agamije kutwangiza. Igihano kivuye ku Mana kigamije kutugarura ku Mana, naho igihano kivuye ku mwanzi, sinzi niba nakita n'igihano, ni kiza kigamije kwangiza. Ni umwicanyi, ni umunyamujinya, arahabura, ni umuhezanguni, agateza ibyuho byo kwiheba no kwigunga. Kwangiza kwa Satani gusiga ibikomere, guca intege ibya mwuka, kandi kugacogoza urukundo. Ikintu cyose gifite kamere yo kwangiza umuntu kitugeraho, ntigituruka ku Mana. Na kenshi mu buzima niyumvamo uburibwe igihe cyose Imana igize ikintu ikata cyangwa inshaho kuri kamere yanjye. Byaba ari urukundo rutari urusanzwe nari nkunze umuntu cyangwa ikintu runaka, cyangwa akamenyero ko kwikunda, cyangwa ikintu cyo kwinezeza nari narashyize mu mwanya w'Imana. Ntibyanshimishaga kukireka ngo kigende, birakubabaza. Nyamara ubu buribwe butandukanye n'ubwo umwanzi ateza. Umwanzi we akata ashaka kwica, nyamara Imana yo ibikora nka muganga, ikata ishaka kugarura ubuzima mu buryo. Niba hari ikintu ishaka kugukataho, ishaka guca kuri kamere yawe, birakubabaza nibyo, ariko ibigamije kukuvura. Naho Satani akata ashaka kukwica. Igihe Imana idutoza imico myiza binyuze mu kudusaba kugira ibyo tuyegurira buri gihe,
iba ishaka ko dukuraho turushaho kuyegera, iba ishaka ko dukura kandi turushaho kuyegera. Bibiliya itubwira ko gutoza imico kw'Imana kumeze nk'uko umuntu wita ku muzabibu. Uwo muntu wita ku muzabibu awunganyaho amahagi, agenda acaho amahagi, amashami adafite umumaro, kugira ngo umuzabibu urusheho kwera imbuto nyinshi. Biri muri Yohana 15:1-2. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, Ellen White adufasha gusobanukirwa biruseho uko gucyaha kw'Imana, akagaragaza uko kuri. Abegurira yaranditse ati, abegurira imibereho yabo mu murimo w'Imana bataryarya, bajya gutungurwa kandi bagatenguha no kwisanga uko batajyaga bibona mbere hose. Bisanga bahanganye n'ingorane kandi bagoswe n'ibigeragezo no gushidikanya. Basengera guhabwa imico nk'iya Kristo kugira ngo babe bakwiriye gukora umurimo w'Umwami, maze bagashyirwa mu mwanya usa n'uhamagara ibibi byose bya kamere yabo. Bahishurirwa amafuti yabo batajyaga banakeka ko bafite. Kimwe n'Abisirayeli ba kera baribaza bati, niba Uwiteka ari we utuyoboye, kuki ibi byose bitubaho? Aya magambo aratangaje. Abegurira imibereho yabo mu murimo w'Imana bataryarya, bajya batungurwa kandi bagatenguha no kwisanga uko batajyaga bibona mbere hose. Aya magambo yo mu gitabo cya Ellen White aravuga ngo, abegurira imibereho yabo mu murimo w'Imana bataryarya, bajya batungurwa kandi bagatenguha no kwisanga uko batajyaga bibona mbere hose. Bisanga bahanganye n'ingorane kandi bagoswe n'ibigeragezo no gushidikanya. Basengera guhabwa imico nk'iya Kristo kugira ngo babe bakwiriye gukora umurimo w'Imana, maze bagashyirwa mu mwanya usa n'uhamagara ibibi byose bya kamere yabo. Bashishurirwa amafuti yabo batajyaga banakeka ko bafite. Kimwe n'Abisirayeli ba kera baribaza bati, niba Uwiteka ari we utuyoboye, kuki ibi byose bitubaho? Ibyo bibaho nyine kubera yuko Uwiteka ari we ubayoboye. Ibigeragezo n'ingorane ni uburyo Imana yahisemo kugira ngo itoze abantu imico myiza, kandi bikaba n'inzira yo kubageza ku ntsinzi. Iyo uyobora imitima y'abantu azi neza imico yabo kurenza uko bo ubwabo bayizi. Ibona yuko bamwe muri bo bafite imbaraga n'ubushobozi bushobora gukoreshwa mu guteza umurimo wayo imbere buramutse buyobowe neza. Mu kugira neza kwayo, igenda ishyira aba bantu mu myanya itandukanye no mu bihe bitandukanye kugira ngo bashobore kuvumbura amakosa ari mu mibereho yabo. Ayo makosa kandi akaba ari ya makosa yabihishe ntibayamenye. Ibaha amahirwe yo gukosora ayo makosa no kwibonereza gukora umurimo wayo. Kenshi na kenshi yemerera umuriro w'umubabaro kubatera kugira ngo batunganye. Kuba duhamagarirwa kwihanganira ibigeragezo byerekana ko Umwami Yesu ari ikintu cy'agaciro gakomeye abona muri twe, akaba ashaka ko gikura. Aramutse nta kintu abona muri twe cyatuma izina rye rihabwa icyubahiro, ntiyakwirirwa apfusha igihe ubusa dutunganye. Ntajya ashyira amabuye adafite umumaro mu itanura rye. Amabuye y'agaciro niyo atunganye. Muri Malaki 3:3 tubona Uwiteka yerekanwa nk'umuntu utunganya ifeza. Kandi iyo feza nitwe kubera ko agiye kugaruka. Uyu murimo wo gutunganywa ntiworoshye. Nyamara nitwemera gutunganyirizwa mu biganza bye, azaduhindura amabuye ntangarugero meza yo kumuhesha icyubahiro. Kandi nk'uko byagenze kuri Yobu, dushobora kuvuga tuti, nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Niba rero uri gukurwaho amahage n'imibabaro, komera, kuko bigaragaza yuko Imana ibona ko hari ibigishoboka mu mibereho yawe, kandi ibyo ni inkuru nziza. Twibuke ko amagambo tumaze gusoma agaragaza uburyo Imana ikora iyo irimo kutweza, kandi agaragaza ko hari ibintu bitugeraho ku mpamvu nziza z'Imana. Bikameze nko kugira ikintu idukataho muri kamere zacu, zigasiga igikomere
igikomere nyine kikatubabaza, ariko yari irimo ikuraho ibintu bitameze neza. Ingingo ya 5, umukwe kumugereranya n'umugabo w'umunyabukana. Mu byanditswe hose Kristo agereranywa n'umukwe wacu ugira urukundo. Umukwe ufite urukundo yihanganira gutega amatwi, agaragaza urukundo, ni umurengezi kandi agakiza, ahora yiteguye gutanga ubugingo bwe kugira ngo akize, yihutira gushaka igisubizo cy'ibyo umugeni akeneye, ahora avuga amagambo y'urukundo n'ubugwaneza, ahora asaba kubona ibyagira umumaro umukunzi we. Umwanzi we ni nk'umugabo w'umunyabukana, we ntiyihangana, ahora asuherewe, kandi ni umwirasi, ntajya yishima, ntashyikirana, agira amategeko aremereye, ahorana ijisho rishakisha amakosa kuri twe, yandagaza umuntu mu magambo no mu nyifato, arikunda kandi agashaka kwerekana impuhwe kugira ngo yigerere ku cyo ashaka. Ikintu cyose gifite kamere y'umugabo w'umunyabukana kiturwanya ntigituruka ku Mana. Ikintu cyose gifite kamere y'ubunyabukana kimeze nk'ibiriya tumaze kubona bya kabiri, gituruka kuri Satani. Ingingo ya 6, kugereranya umwungeri n'intare yivuga. Muri Yohana 10:11 kugeza ku 15 hasobanura Kristo nk'umwungeri mwiza upfira intama ze. Nk'umwungeri wacu ashishikajwe cyane n'utuntu, naho twaba ari dute, kandi ahora ari maso, ndetse yiteguye gukemura iby'ubukene bw'abantu be. Ntajya aruha cyangwa ngo asinzire, ahora iteka yitegereza intama ze n'amaso y'urukundo, yiteguye kuzirwanira no gutsinda umwanzi watinyuka kuzitera aho zibereye mu cyanya cye, aho aziragiye. Satani agereranywa n'intare yivuga mu rwa mbere rwa Petero 5:8. Intare yivuga ni ikinyuranyo cy'umwungeri mwiza. Ashaka gutegekesha iterabwoba aho gutegekesha urukundo. Ayoboza igitugu si uko abantu baba bamwubashye. Atanga amategeko kandi agakangisha abantu kubaha ibihano bikaze igihe baba batamwumviye. Atuma abantu bahagarika umutima bakiheba ugereranyije n'amahoro ahebuje umwungeri asezeranira abantu muri Zaburi ya 27. Umwanzi atontoma cyane avuga ko afite ububasha, kandi ahora avuga nabi, ati muhore mubi wizi. Umwanzi ufite imbaraga ziruta izanyu. Ikintu cyose gifite kamere y'intare itontoma kitwikubitaho ntabwo gituruka ku Mana. Ingingo ya 7, abantu bava mu bupfumu no mu bushitsi bahamya ko ibiranga umugabo w'igitugu n'ibiranga intare yivuga bibonekera mu bucakura bwo guhinjarika abantu, ukabavugisha ibyo batazi ko bavuze, no kubakoresha ibyo batashakaga gukora. Igihe badakoze imigenzo iyi n'iyi neza cyangwa bagaragaze ko bubashye imyuka mibi, hakurikiraho kurimbuka, imivumo, ndetse rimwe na rimwe n'urupfu. Ndibuka igihe kimwe ubwo nari ndi umunyeshuri w'umuvugabutumwa mu misozi yo muri Amerika y'Epfo. Nahuye n'ikibazo nk'iki. Bamwe muri ba kavukire ndetse rimwe na rimwe ari abakristo b'Abadiventiste bari bakibaho imibereho yo gutinya gukora ibyarakaza imyuka. Mu buryo bunyuranye n'intare yivuga ishaka kuduconshomera, dukorera umwungeri wuje urukundo. Insanganyamatsiko nziza cyane iri mu byanditswe byari nivuga ku gucungurwa. Mu cyimbo cyo kubona umukoresha urakaye ugerageza gufatira abantu be mu makosa, tubona Imana yuje urukundo iyobora ubwoko bwayo ku gukiranuka. Gusa rero iyo ubwoko bwayo buhisemo kugundira kuba mu cyaha, Imana nta mahitamo ibisigaranye usibye kubareka bakabona ibihembo by'ibyaha, ari byo rupfu. Nyamara ntabwo yishimira gusohoza amateka ku nkozi z'ibibi. Buri gihe yihutira kwakira ubwoko bwayo iyo buyihindukiriye. Ni ingenzi kwibuka ko ubwo tukiri aho urugamba rukambikanye, tuzakomeza kubona inkomere z'intambara, rimwe na rimwe tudashobora kumva impamvu zabyo, kugeza igihe Kristo azagarukira akatujyana iwacu. Ariko nimucyo twe kuzongera kujijwa ku bijyanye n'imico y'Imana yacu. Aho kuba umurimbuzi wacu yazanywe no kudukiza twebwe intama zazimiye, ni umwungeri wacu mwiza wazanywe no kudukiza intare yivuga. Nidusobanukirwa n'ibi tuzarushaho kumwegera, maze twice ibyuho biri mu bugingo bwacu, duhabwe imbaraga zo kutubashisha guhagarara dushikamye, ndetse tuneshe ibitura umwanzi wacu gica atugabaho. Mwibuke yuko ikigeragezo cy'imico y'Imana yacu
ikoresha cyahishuriwe mu ijambo ryayo. Nitutamenya ijambo ryayo ntituzabasha kuyimenya nayo. Kubw'iyo mpamvu rero mujye twimenyereza ijambo ryayo bikitwa none. Reka dusoze icyigisho cyacu n'isengesho. Turagushimye kuri iki cyigisho cyiza uduhaye, duha imbaraga, duha ubushobozi bwo gusana inkike zo mu mibereho yacu, kugira ngo Satani ibyuho yashoboraga gukoreramo kugira ngo aze asenye imibereho yacu gikristo abure aho yinjirira, maze dukomeze kugirana nawe ubumwe n'urukundo byimbitse kandi byuzuye, kugira ngo imyiteguro yacu yo kuzagusanganira ibishyitse rwose. Tubisabye twizeye mu izina rya Ducunga Yesu Kristo. Amen.